mbere ya byose. Haleluya. Nari mfite icyaha cyo kunywa inzoga, ntabwo nigeze nitwara nabi mu bundi buryo. Nanywaga inzoga nkarya itabi, sinzi niba kurya itabi mubizi mwebwe. Kandi naho Igisenyi niho umugabo yajyaga aza kurigura aricuruza. Noneho rero twari dufite n'amafaranga menshi, nitwa umugore w'umusirimu, ndi n'umusirimu rwose cyane, ariko nsirimukanye icyo gitapfunwa. Murakizi igitapfunwa? Oya, ubugoro baba bararisekuye ryarabaye ivu. Irindi ni itabi ry'ikibabi ushyiramo icyunyu cya gikukuru ugashyira mu itama. Ndi umugore w'igishongore w'imisatsi igereye, ariko Yesu ni umukiza. Haleluya. Imisatsi iragera ahangaha, ndi umugore muremure, nari na muremure rwose, mbona bavuga ko ndi mwiza nanjye, cyakora sinabibonaga cyane, ariko babivuga nkabona ko ndi mwiza nanjye, ijosi nkarizamura nkagenda numva ko ndi umuntu mwiza nyine, ariko nduhanye ibyo bintu. Mwinzoga nkasinda, sinari nagasinda wenda ngo zinkoresha ibindi byaha cyangwa ntucyumuntu, naba nibeshye, ahubwo nahitaga njya mu buriri. Naba ntoze nateruraga n'umwana n'ibisarubeti n'iki, wiriwe akambakamba nkagenda nkaryamisha, nkaryamana nawe mu mashuka y'umweru, kera twasasaga umweru gusa. Nduhiye aho hantu nihita umukristo, ariko igihe kimwe. Haleluya. Igihe kimwe gusa ndibuka ko sinajyaga muri konseri y'abarokore, kuko numvaga kujya bariya bagore kwirirwa kuriya mu gasozi, numvaga ari ubuswa, numvaga ari injiji, numvaga ari abagore b'abapfapfa, umugore agomba kuba mu rugo rw'agaturiza mu rugo rwe. Ariko igihe kimwe haza kuba konseri bayikorera ahantu iwacu ahi Rwamagana, niho nkomoka, muri hoteli Dereva, ngira ngo mujya muyumva. Bakoreyemo konseri rero, umugabo umwe aza kundarika twabanaga, ati tujyane. Ndamwemerera kuko numvise atari mu gasozi, atari mu Kigarama, atari mu byatsi, turagenda. Noneho tugezeyo niho Yesu yamfatiye, kuko nge ntawambwirizaga, numvaga ari jye murokora, abandi bose babeshya, kuko ntanywaga inzoga, simba umusambanyi, simba umurozi nk'ibyo bavuga, sinangane, nakundaga n'abantu cyane, nkakunda no kunezerwa cyane. Ariko noneho nkiyita umukristo gutyo, noneho abaje kumbwiriza bazaga ari babandi bari bamaye bobo babasinzi, bajyaga badutegera mu nzira. Yaza kumbwiriza n'uwajyaga mpiga n'itapita ngo azandasigorore, nahoze mbibwira mwene data, abandi ngo azabarasa amabuye, ngo ariko jya azandasigorore ngo ndakubitana, kuko umuhungu yazanaga birebire, nge nkamukubita nkiruka nkamusiga. Nuko niberagaho. Ariko ndashima Yesu wansanze aho hantu. Haleluya. Buriya rero icyo gitapfunwa cy'igitabi nakibanye imyaka myinshi, umugabo turyamana mu buriri atakizi. Murumva? Ikintu hisha ntabwo ari icyaha, ni icyaha rwose. Icyo gitabi ni icyaha, n'izo nzoga ntabwo ari nziza, kugira ngo umugore w'igishongora ajye kuryama n'umwana aterura agenda ashyire mu mashuka, ni ikindi kintu. Ndashima Yesu wankuye aho hantu. Haleluya. Ngewe byari bindemereye, binamvunye, kuko najyaga nsenga mu buryo nigishijwe, nabyirukiyemo, nkagenda nkatega amaboko nkambaza Bikira Mariya ngo ankize icyo kintu, ariko yatubyariye umukiza, ariko si umukiza. Haleluya. Yesu rero ndamushimira ko yankuye aho hantu. Tuza kujya muri konseri, iyo konseri muri Dereva. Tuhageze umuntu arigisha, bararirimba, amakorari arangiza. Bwari ubwa mbere ngiye, kuko nirindaga kujya mu Pentekote ngo batazantwara, nkunda kumeneka cyane, numvaga bahita bantwara, kandi nanjye numvaga nkomeye mu idini yanjye ntayivamo. Noneho ngezeyo, umwigisha arigisha, ageze hagati rero atangira ibyo kurondora, ariko nge ntabizi. Ati yewe wa mubyeyi we, hari ukuntu jenoside isa nivuye hasi, nabonye ibintu Imana idukoreye, ni ukuri Imana yaraturinze, ngeho biba umwihariko. Haleluya. Imana iyo uwirinda ikintu ukaba utagikunda, nayo iragushyigikira. Imana yarandengeye ku buryo nta n'umuntu waje ngo anjombe urutoki. Ibyo rero mbishimira Imana cyane. Noneho nkavuga ngo ubu nakora iki? Nkajya ngenda mu kiliziya nta wundi muntu urimo, nkavuga ngo Mana yo mu ijuru, nje kugushimira ineza wangiriye. Noneho twaba turi no mu misa, batangira gutura igitambo cya misa, bavuga cya gihe cyo gutura, nigenda gutura umutima wanjye wicuza. Bavuga gusaba, nigenda saba ukuri. Imana irumva.
kwa kuri rero naje kugukura muri iyo konseri. Nibwo umwigisha yigishije ati wa mubyeyi we, izuba rya saa 8, izuba rya saa 9 ari kwishusha Imana, ariko yubujijwe n'ibyo bitabi n'ibyo biyoga, ihane Yesu akugirire neza. Shane ndakizwa tuni ndihana rwose. Noneho ramaze kubivuga nkuko namwe mubizi, umutima mitambaza umudiyakoni wari unyicaye iruhande. Kera abadiyakoni yabonaga yakubonagamo nk'umuntu ukomeye, nawe ntakuva iruhande. Icyo ukeneye cyose akagikora, ariko akabona ko wakizwa. Imana idufashe kuko ubone tukibishobora. Yanyicaye iruhande arambwira, ndamubaza nti ese Mari, uyu musaza wigishije nuwaye? Ati yavuye i Bugande, atatuye Insinda. Nkibaza aha rero hari mu regionali wigeze hayobora witwa Bushayija Bosco. Icyo gihe naranaje hano, ariko yari buteranire ahitwa Irubona, niho yanjyanye, niho nasohokeye. Nari naje aha ariko anjyanayo. Nuko kubera ko ari we twari tuziranye rero kuva kera, nkavuga ngo amakuru yanjye yari yatanze, ntese pasiteri azi ko iryo tabi ndikoresha. Ariko ndamfata umwanzuro ngo ndihana. Bavuze rero abasambanye ntisingihagurutse, bavuze abarozi nishwishwe nisimpaguruka, ariko ringenda mu mutima. Haleluya. Numusengera abantu mukabona batihanye, mujye mukomeza mu batongera umwuka wera. Nge narabijyanye, ngeze mu rugo mbabwira ko ntazongera kunywa inzoga, reka ncagagure, reka mbisimbuke, nimbona umwanya nzaza mbutange neza, kuko barimo banywa inzoga. Ubwo kugira ngo njye kubabwira, naciye mu nzu mfata icupa rya Primus ndinywa nk'unywa amazi kugira ngo mbashe kuvuga. Burya rero imbaraga z'abapagani ni inzoga. Ubwo twebwe dusenga ngo tubone umwuka wera, haleluya, atumara ubwoba kandi adukomeze, abapagani bo bashyiramo rimwe, atereka nshyiremo rimwe ngende mubwire. Nanjye rero nari gutomeye, ndagenda ndababwira nti jewe abarokore, ntijewe bavuze ibyanjye byose, ntingengeye kubivamo, ntikirizwe, ntikuri bonane nzanywa inzoga, ntariko guhera ku itariki 2 cyangwa kugeza Yesu abarokore bavuga agarutse ntuzongere kunywa inzoga. Umutwara atese no kuri bonane ntiwamaye nk'inkwera. Narazinyoye koko, ariko guhera ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 95, Yesu yankijije inzoga zari zarananiye, ankiza urwo rutapfunwa rwananiye n'ubwibone. Haleluya. Yesu arabinkiza kugira ngo nenge hano ngene ntavuze ibyo bintu, numva ari umubabaro utabaho. Noneho rero aho mariye gukizwa nakiriye Yesu, mwakira neza kuko ntawambwirije, ni umwuka wera w'Imana. Haleluya. Noneho nkizwa neza, nkijijwe bene da, numva nahise nuzura umwuka wera ntarabatizwa, nta gice ndiga. Kuko uwo munsi barabuze bati abashaka umwuka wera mba ndahagurutse, abashaka byose numva namaramaje, nuzura umwuka wera, abantu barumirwa. Haleluya. Ariko nari narakijwe iyo, kuko nabisimbutse ndavunagura iminota ni mikeya. Ariko reka mbabwire gato, yamaze gukizwa. Maze gukizwa rero, ubwo nahuye na Satani. Satani arandwanya, Satani aduteza abajura baraza bapakira imodoka, badupfungiye mu cyumba hamwe, barapakira bararangiza n'amafaranga yari atahanye umugabo 1.5 miliyoni. Hari inzu yubakaga ari buzajye kugura ibyuma, yose barayamwambura, baraducucura n'amashuka n'imyenda y'aba, nta kintu twasigaranye cyere kuko umuntu yabaga yambaye gusa. Ariko nari mvuye mu ivugabutumwa, bari babi bafite imbunda n'ibiki, barambwira ngo nintabaha amafaranga baranyica. Ndababwira nti muranyica nigire mu ijuru. Nari mvuye mu ivugabutumwa mfite inda y'amezi 6, ariko meze neza, numva banyishe najya mu ijuru. Ariko uretse ko bankubise, barankubise bagira ngo mbaha amafaranga, bantera ubwoba, ariko ntacyo bantwaye. Bihera ubwo rero abarozi mwavugaga barahaguruka. Umva, abarozi barandoga, ndavunagura nzaza mbaho ubuhamya nimbona umwanya. Abarozi barandoga guhera ku wa mbere kugera ku wa nyuma, nta kintu kiroga kitangezeho. Narabanje ndatarataza ndivuza, ntangiye kwivuza. Umuntu umwe aza twivurije Tanzania ngo ni umudokiteri, kuko niho umutware yakoreraga. Noneho mbonye ibintu ambwiye nibyo njya gukora, kuko nanjye byari ukuroga. Ni imiti yarampaye ngo ngende ngo nshyire mu mayira 2, nsanga ntabandoze, ntararoze ndo mupagani. Ndavuga ngo ngiye gushaka Imana y'Igosheni. Haleluya.
hari ahantu iwacu bita i Gosheni, ngira ngo mama Haleluya arahazi. Aho hantu ni ku Gatare, ni hafi ya prison y'Insinda, sinzi urahazi nawe. Hari abana basenga Imana. Haleluya. Naragiye nanjye navuga ngo ngiye gusenga iyo Mana y'i Gosheni. Nagezeyo rero Imana y'i Gosheni ndayibona, menya gusenga iminsi 3, menya gusenga iminsi 7, ndavansa ndakomeza ndwana n'ubwo burozi, ariko barandoga. Mwumve ngo yemwe abarozi bariho, abarozi bariho kandi bararoga, ariko ijambo rikambwira ngo nta uvumu w'Imana itavumye. Barandoze bandogera abana, igihe rero cyarageze Imana irambwira cyokora nanjye ndasenga. Bararogaga nanjye ngasenga. Bene da hari igihe cyageze amaso ntabonekemo n'amarira cyangwa uturishyi kubera kurara amajoro, ariko ntabwo naraye amajoro y'ubusa. Haleluya. Barandoze, igihe kigeze Imana ikajya inyereka, kandi nkarogwa n'umuntu duturanye, umubyeyi twakoreraga buri kintu kuko yari umupfakazi, ariko akagira ikibazo ngo abandi barapfuye ngo twe ntitujya dupfa, ngo ntidupfa, ngo bariya ngo ntibapfa ntibapfusha. Ibyo nabyumva ni amagambo y'abantu, ariko bizakugaragarira kuri icyo kibazo. Ariko reka mbabwire Yesu. Haleluya. Rero Yesu ni umugabo w'intwari. Ibibi ni ukumubaho gutya, ariko iyo umwinjiyemo neza nawe akakujyamo, akemura ibibazo byose. Nta cyagushobora, nta cyaguhangara uri muri Yesu neza. Noneho rero igihe cyarageze bakavuga ngo umukenya, ubwo ndimo ndavunagura nabiciyeho, simbabwiye ibipfunyi utuntu bategaga, umuntu nk'umunyamasengesho yaza yagaterura yajya kukajugunya nakamweretse, ijwi ngo rikamujya mu gutwi ngo uranjugunye, nkusanzaho nibereye atari nashaka kugiye kunjugunya, nanjye ndakujugunya, koko bikamujugunya. Ariko uri moto ikamujugunya nk'iriye umuntu, ariko ntapfe kuko aba arimo Yesu. Haleluya. Iwe ni byinshi. Ubwo rero bageze aho bavuga ngo umukenya aho kugira ngo ahindane nk'abandi arushaho kuba mwiza. Ariko reka mbabwire, banterereje ikintu cyitwa impanuka. Iya mbere twayikoreye mu kamodoka kacu tugiye mu ivugabutumwa. Voriba amazi gusa, yari twawe n'umuhungu wanjye wa kabiri, mama Haleluya, ni Fabrice, ngira ngo urabizi. Imodoka igeze ahantu voriba amazi, ubwo urumva ko byari byaranze. Ni ukuri simbiteruye neza ngo mubyumve, ubwo byari byaranze. Noneho bahindurira mu kuntega imitego imeze gutyo. Imodoka yibarangura ku gasozi, iragenda n'ahantu ku mbuga y'umuceri ikubitaho, tuvamo turi bazima. Haleluya. Ariko iyo modoka bayikoresheje 700,000 mutekere, kuko yari yapondekaye, ariko moteri arabari isigara ari nzima yonyine. Bayikura aho hantu hirya za Cyaruhogo, aho hantu niko yitwa, barayijyana barayikora, imodoka irongera iba nzima. Ku nshuro ya kabiri haciyeho nk'amezi 3, mva muri repetition. Baririmbye mukorera Imana neza mu murima abantu barindirwamo. Mama ka Yesu nakoreye Imana mbishaka, ndaririmba mbishaka, nkora umurimo w'Imana mbishaka. Twagira soruta abandi bakaryaje nkajya mu gihuru, nkorera Imana ibyo bintu Imana irabyibukira bindindira. Haleluya. Nawe nagiye no kudyakona, nagiye guhaha 200 naguze igikombe cy'amata, nkayazana nkayishyura, bakanseka ariko je nkayishyura. Ndibuka ko uwo munsi ubwo nakoze indi mpanuka, tuvuye muri repetition, moto yari iturutse za Kibungo, ubundi iturutse za Kibungo iza mu mukono w'iburyo, none ibiturutse za Kigali bikaza gutya ibumoso. Icyo gihe twebwe twagendaga twikanga ibinturuka imbere. Moto rero itawa mukono wayo iraza insanga mu kayira k'amaguru, ivuye iburyo insanga ibumoso, ikubita ku kuguru, njya mu birere. Numvise nikarage, sinigeze numva inankubita, ndaza no muri kaburimbo nikubitamo. Naguye nubamye, mwumve Yesu. Haleluya. Nimukanguke mwoka byaramwe gatoya nakanya gato. Noneho rero kwa kundi nikubisemo muri kaburimbo, urabona nubamye gutya, hagombaga kubanza gahanga kakameneka. Sinzi icyo Yesu yashizeho. None iri zuru mureba, murabona ko hano isa nirihombanye, hano ryari ryaracitse ubaradoze. Haleluya. None hamenyo yo yarakutse buriya, ku buryo iryinyo rimwe bararinkurikije, andi bagenda bayakuramo kuko yari yononekaye cyane. Ariko mbaho. Haleluya. Mbwira
ukuntu wagwa muri kaburimbo wunamye agahanga kakaba kazima uguyemo gutya. Barateruye navuye cyane ndagenda, reka mbabwire rero ibintu bamvuje. Nageze kwa muganga baradoda, bandoze numva nari nabyimbye cyane, bashyiramo bamaze kundoda imiti bampaye, paracetamol, ibuprofene, amoxi, bimwe byo kuri centre de santé kandi ndi muri hôpital. Ariko maze gutaha, namaze iminsi 7, maze gutaha uwo munsi umukozi w'Imana araza nsanga mu rugo, ntazi bwari ubwa mbere mubonye uretse ko ubu yabaye inshuti. Arambwira tumva uwakoze impanuka nticyane, ati rero Imana irantumye ngo nkubwire ngo, ubwo ndimo ndihutisha, ngo ntiwibwire uko wavuwe n'abaganga, ngo Imana yohereje marayika, ngo ubundi imiti yakuvuye ngo niyihe. Ndayimubwira, ati shima Imana, ni marayika w'Imana wakuvuye. Ndashima Imana yo mu ijuru. Ubwo rero igihe cyarageze, baravuga ngo simpfa, ngo umukenya ntapfa, nari umukenya sindi umuntu nk'abandi. Noneho bakora ikintu cyo kwinjira no mu bana banjye. Bamwe barwara imidido, ariko Imana ikandinda bikabyimba, ariko ntimidido nyamidido. Imana inkorera ikintu gikomeye. Bamaze guhiga uwo muhigo, baravuga ngo mfite amahembe umugabo yancishirije Tanzania. Noneho baragenda nabo bajya gucisha ngo atwarayo mfite. Mwumva gashya rero. Haleluya. Ntabwo ibyo bintu iyo ngena ntabivuze, nari narwaye buriya. Iyo ngena ntavuze utwo twonyine wenda sinzi ko nari kugera i Kigali. Noneho rero ubwo bagiye gucisha ayo mahembe, ariko giye nk'uyu munsi umuriro unyakamo wo gushaka gusenga, mpamagara umuntu twajyanaga, nubwo niko numva nshaka kujya ahantu. Ati se mukecuru urashaka kujyayo? Nti numva nshaka kujya Inkamba. Noneho ahantu ku musozi witwa Inkamba, ati ndaje ndakwijyanira. Twavuye mu rugo nka 2:30. Turagenda tugezeyo, nukuri namaze iminsi 2. Naho ni Imana irimo kunyubaka, sinzi ubwo irimo kuncaginga. Mbese naragiye amasengesho turayasenga, ndangije nditahira, nje tujya muri concert, twari dufite igiterane. Tukivuyemo ndataha, ngeze mu rugo abana barangaburira, maze kurya ndikingirana ndaryama. Umwana mutoya wari ucutse, ariko muha mukuru we ngo baryamane, ndaryama, reka ya mahembe azaze. Amahembe aje gutwara ayo mfite. Ayo mahembe rero yaje mu ishusho y'abantu bamwe baba bambaye kininja. Ibintu biraza ngo birakomanga, jye sinumvaga rwose ni inkuru nabariwe. Birakomanga. None umwana abwira undi atese, uwitonze aje gutwara ifu y'igikoma, n'umukobwa wamfashaga mu rugo. Undi aramubwira ati wa gicucu, urumva atari abantu babajura baje kutwiba? Ntumva ko bakomanga ari benshi? Bagiye kumva bumva imirindi mu nzu kandi ntawe ukinguye. Imirindi iraje riri bihitira mu cyumba umukecuru wanjye yaryamagamo iyo yabaga yaje kwa muganga. Noneho bivuyemo bibuze ikintu, bijya muri cya cyumba abana bari barimo gipimanye n'icyamasengesho. None ibigabo biraza byicara ku gitanda. Noneho abana bahinnye amaguru ngo batabicarira, ariko bageze aho bari twikura bakabareba, bakabona ku maboko ngo ni nk'ibyoya bitukura, mu maso bambaye ikininja. Noneho umwe akajya arunguruka mu cyumba cy'amasengesho, akarungurukamo. Bene data, nukuri mujye mutunga icyumba mu rugo cy'amasengesho, ni cyiza, ni umugisha, ntako bisa. Noneho akarungurukayo agatinya kujyayo, ngo birahicara. Byaje gukora umwana wanjye w'umukobwa banyitirira ka Yesu mu karenge nk'aho kimukirigize. Umwana ahita ahina akaguru. Noneho ahise ahinya akaguru, kaje kurwara ibintu by'ibitangaza, ku buryo namujyanye Gahini. Umuzungu aravoma, yameraga utuntu tumeze nk'utugufwa dusohoka 3 ku kaguru kamwe, ariko hano ku kirenge. Noneho umuzungu ajombamo urushinge, avomamo ibintu by'ibizi bijya gukomera ngo bibe nk'amashyira wenda. Nuko arambwira ngo nagira imyaka 18 nzamuzana mu bage, ntibinaba dayimoni bamukoze mu kirenge. Nahise nsenga, ibintu byarashize, ndashima Imana. Noneho rero byavuye aho ngaho, sinzi nimba iwanjye byarahaje kuko nari nsinziriye neza nta kibazo mfite. Biragenda bijya muri salo, mu masorori birahondagura, birasakasaka, urumva byarasakaga, bibura icyo bifata. Bibuze icyo bifata, bijya mu cyumba cy'abashyitsi. Niho wa mwana w'agakobwa w'inkumi yararyamanye n'umutoya. Noneho we urumva babandi batoya byabiyeretse ari abagabo. Noneho wa wundi w'agakumi bimwiyereka ari inkumi nawe.
byaragiye hari imisego bari baraguriye uwo musore wacu yo mu ntebe, bikajyaho umwana akabona ngo imisego irimo iragira gutya, yitera hejuru, abona amatera ku gitanda kuko harimo bibiri irabyina. Umwana ati ibi ni biki? Yabanje kwibaza wenda muri saro ko ari umutingito, ariko asanga si wo, kuko ubundi ubanza kumvira mu mabati no ku gitanda. None umwana mu gihe bikimuyobora agiye kubona abona haje umukobwa we yiyorosoye, abona we bimwiyeretse ari umukobwa wambaye ijipo igera aha n'inzara ndende zisize verine zisongoye n'inkweto ndende na bya bisatsi na makiyaje. Biriya bintu ni iby'abadayimoni, nubwo abantu bacu bishyizemo kubikora, ariko ni iby'abadayimoni. None umukobwa ngo aza yimaringa cyane, yimaringa, undi ati toka shitani, ahita yipfukirana. Ubwo yari mu gihe cyipfukirana, nanjye mba ndakinguye ndasohotse sinzi ibiri mu nzu. None amaze kubyumva ati mama arapfa nta kundi. Noneho mama arapfuye we, mu gihe gitaka mama arapfuye, je nagiye kuri toilette kuko umusiramu yari atangiye kuvuga byamaze mama saa menshi. Noneho ndagenda singiye kwiruhiriza abana ngo bamperekeze, ndagenda no kuri toilette yari hanze, ndabirangiza uko nakambaye mpitira mu cyumba cy'amasengesho nkora burakesi nongeye kuryama. Noneho mfata akagoma kanjye, habamo utugoma tubiri, mfata akagoma ndakubita, ndatangira ndaririmba ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, haleluya. Noneho ngeze ku gitero cya gatatu ngo ibintu bihita bikushyura biragenda. Abantu naje kubwira abana nibo baje kuyintekereza uko byagenze. Abaraye mu cyumba cya ruguru bambwira uko byaje ari ibigabo, wa wundi wo mu cyumba cyo hepfo ambwira ko byaje ari umukobwa. Nuko mbajije abantu baza kumbwira bati ayo ni amahembe aza gutwara ndi. Nanjye rero ndababwira nti ariko buriya abantu ntibayobara, reka mbabwire, barinda banyita umurozi ko ntari umurozi, ahubwo jye simfite amahembe, ntifite ihembe rimwe, haleluya. Nifite ihembe rimwe ariko rirya yo yose. Nkibuka buriya Mose ari mu Egiputa na Aroni bakoresha ziriya nkoni, Imana yababwiye ngo iriya nkoni bayirambike hasi ikaba inzoka. Noneho n'abakonikoni bo kwa Farawo barabikora, ariko bamaze kubikora igitangaza, inkoni ya nzoka ya Mose yari za nkoni zose z'abakonikoni bo mu Egiputa irazirangiza, haleluya. Bisobanura ko hari imbaraga zirya izindi. Abarozi rero nabo nimubareke bashyireho umwete, ariko hejuru y'abarozi hari imbaraga z'Imana, haleluya. Ibyo byose byagiye bibaho, n'ibindi biraza bigira rero aho urupfu rwinjira. Noneho kuri uwo mwana w'umukobwa arapfa. Ubwo sintangiye uko byamufashe bwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Ku nshuro ya kane bakora umurambo ku ishuri Gitarama aho bita Icyeza, bazana umurambo bapfunye neza, uko muzi bapfunye imayiti neza. Yapfuye 2:30 akinjira mu ishuri, bamungezaho 7:30. Nanjye nk'ejo nari nararwaye ibintu numva hano ari amashyiga, mbese ngenda ngigaho ni kwivuza ngo barebe ko mfite ibibyimba. Barambwira ati mu nda nta kibazo ufite, ikibazo gifite ku mutima, umutima warabyimbye urakuruta, ngo uraruta uko ngana. Ntibi ni abadayimoni nabimenye. Ubwo rero bukeye nibwo bambikiye umwana ko yapfuye, bajya kumuzana umurambo barawuzana. Mva mbabwire bene da, haleluya, dufite Imana, dufite Imana, dufite Imana, haleluya, dufite Imana ifite imbaraga. Reka mbabwire, noneho abazanye umurambo barambwiye ngo ningende ngo ngutunganye bawujyane kwa muganga. Noneho nanjye ndavuga nti ntawe ntunganyije, ndasengera umwana wanjye. Buriya rero iyi Imana iri bukore iguha n'imbaraga zidasanzwe. We ntuzisuzugura uti nta mbaraga ngira. Iyi Imana iri bukore ibitangaza iguha imbaraga utamenya aho zivuye. Nanjye rero nagize kwizera numva ntazi aho kuvuye. Ndavuga nta badayimoni bansuzugura, banyica bakankura amenyo bakanyicira abana nahise njya hejuru y'umurambo. Noneho uwo mwana rero ni umudiyakoni mwiza cyane n'umwana mwiza. Noneho isa atangira kurira, nukuri naramwubahutse mutera umugeri ntimbisa, nukuri namuteye umugeri nanga ntimbisa. Ubu ni igihe cyo kurira. Iyo uri mu mwuka rero ukabona undi ntawe urimo, ni ikibazo. Noneho rero we yaragiye yicarira nk'ahariya mu nguni aririra umwana we bambi. Ntirira nanjye ndasenga, nahise mpamagara Imana, haleluya. Mbwira Imana, ntumva Mana, aba abantu batugira gutya baravuga ko wananiwe, baravuga ngo Imana yangiriye, ndasubiza iki? Numva rero Yesu si ubwa mbere waba ugiye ikuzimu, mbabarira usubireyo unkurire y'umutima w'umwana, haleluya. Umva
nabisabaga akaboko kamwe kari ku mutima w'umwana akandi kari mu kirere mpamagara Yesu. Bene da naravuze reba guhera saa saba ukageza saa 11 nta karuhuko, ariko sinaruhiye ubusa. Haleluya. Umwana nta mutsi n'umwe yari yapfuye yakonje ari intumbi. Reba kuva saa 2 n'igice kugeza saa 7 nako saa 11. Haleluya. Nuko mbahoza umutima nti subirayo Yesu, si ubwa mbere ugiye kuzimu, urabizi ko hagiye iyo nzira, urayizi, subirayo unzanira umutima w'umwana. Biratinda ndavuga nk'amasaha ngahe ngiye kumva numva akantu kanteye gutya ndahurika. Biratinda karongera kati ntindagushimye Uwiteka Imana ikwigisha ukuri buvuge sheri. Ntindagushimye Uwiteka Imana ku mwana wanjye umutima wuzanye ukuye kuzimu, ntingahasubira yizane n'amaso. Ndasenga nsengera amaso, kera kabaye mbona ndebye gutya, afite n'amaso manini, mbona ndebye gutya arongera arasinzira. Ndashima rero ko Yesu akuyeyo amaso, ntingaho ragenda unzanire n'ururimi. Ntibyo nimara kubibona ndabona ubuzima bw'umwana. Ubwo umwana narakomeje mbuhuza n'ururimi, arongera arandeba ati inzara iranyishe. Narirukanse mfata akaji ka pome ndamuha, arasoma rimwe asoma kabiri. Ntayiwe ntoya Yesu we ntibarambwiye ngo uyu muntu agutuye gutya abagiye gupfa. Umwana wanjye wamuzanye ntasubire ntimbabarira. Ndongera ndatakamba, ariko ngiye kubona mbona umwana arongera aratatse ngo inzara. Noneho muhana gakeke, muhana kakaji aranywa agacagasa, umwana bamuzima. Ubwo rero ngiye nari nabuze amarira, ariko umwana atangiye gusenga abaza Imana icyo azira, kuko byari bimubayeho inshuro nyinshi. Nicyo cyandijije, kuko yarasenze asenga isengesho nanjye rinteye ubwoba, nanjye ndarira. Noneho ariko reka mbabwire, umwana yafatwaga gutyo kuko iyo nshuro yari yakanapfa, nkatangiriraho iminsi 3. Iminsi 3 nkayisenga, agasubira ku ishuri. Ubwo rero nibwo byamufatiye ku ishuri, aza ari umurambo, ariko Yesu aramuzura. Haleluya! Yesu wacu arakora, Yesu wacu arakora. Niyo mpamvu iyo ngiye ntavuze Yesu ndababara. Ubundi hari n'agakorasi ntangiza nkavuga ngo nimundeke mvuga Imana, nimundeke mvuga Imana, Imana ishobora byose, yego Imana yitwa Rubasha, yego Imana ikubita amahembe, Imana ikubita abarangiye, Imana ikubita nyabingiye. Ayiye ivuge, ayiwe yego ivuge. Haleluya. Reka nsome ijambo hano, reka bampaye iminota 30 ngira ngo narangiye nayirengeje, irenzeho 8 inshuti ya Yesu, ariko mbabarira ndasaba imbabazi. Reka nsomere ijambo, ubundi Yesu tuzamuvuga kuko nuwo kuvugwa, nuwo gushimwa. Yesu ni umukozi w'umuhanga, ariko ni inshuti nziza itabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umva, ni inshuti nziza, ni umujyanama, ni nyir'imbabazi. Umva, ni byose. Nirurangiza kuba mwizeye, numwakira nabi birakureba. Ngewe igihe cyarageze baranshika ngo mbese noneho ngo nkora ibiki? Ntigiye sindoga nsenga Imana. Ngo senga utetse? Ntigiye njya mu butayu, ngewe njya mu buvumo, ngewe njya mu cyumba iwanjye, ngewe njya ku rusengero, mvuga ahantu hose nsengera. Barangije babibohereza amahembe yo guca amaguru. Ariko Yesu arambwira ati mwana wanjye nta kagare uba amaguru yanjye. Bene dasina sinahina, nturako mbyina ubu sinahina. Wena ngo njye kuri ziriya tuwarete ntibishoboka, biba bijagiramo ibintu bimeze nk'ibyuma. Umugongo nuko bimeze, ariko ndagenda. Haleluya! Buri wabikoze yabonye ngenda aravuga ati yarananiye kandi narabananiye. Kubera iki? Yesu. Akira Yesu neza. Nukuri kwiyo Yesu iyo murimo neza nawe akakubamo neza, nukuri ntacyo. Reka ni Zaburi, reka nsomere ijambo. Ni nkama ntabwo ntacyo nyavugaho kuko navuze abakozi b'Imana, Imana ibaha umugisha. Naringiye nguye ntazi ko nzanabyuka.
noneho rero turasoma Zaburi ya 16 n'umurongo wa 8. Reka mpabasomere wenda. Haravuga ngo ni Zaburi ya Dawidi iya 16 umurongo wa 8. Haravuga ngo nashize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Haleluya. Reka nsubiremo. Nashize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Reka nsome naya. Muyobozi mbabarira, wambabariye birangize. Yesu aguha umugisha mwinshi ahubwo. Andi magambo ari hano muri Yeremiya rero ni ibice 17 mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umurongo wa 5. Ngo uko niko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'igiti cy'inkokore mu butayu, kandi icyiza ni cyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasozi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. 7. Noneho mbere dusomye 5 ngo havumwe, noneho tugeze kuri hahirwa. Haleluya. Noneho 7 akavuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu migezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Uwo ni umuntu wiringira Uwiteka. Bene da, ndumva nifuza ko twakwiringira Imana, kuko Imana yacu irakora. Haleluya. Kandi Imana yacu uko ikora nta wayikoma mu nkokora, kandi iyo Mana iyo yavuze nta wayivuguruza. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi habwa icyubahiro. Reka rero nsoreze kuri iri jambo riri hano mu Baheburayo nanone. Niba nka mama ka Yesu mpamya ko Imana yandwaniriye, Imana ikabana nanjye, buriya mvuze dukeya, simbivuze neza, ariko Imana ishimwe n'aka karamazi, kuko nta mwanya wari uhari n'ubundi. Noneho Abaheburayo 10 umurongo wa 38 haravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Imana iturinde gusubira inyuma. Ibi duhamya tubigumemo neza. Njyewe mfite mbese narahinduriwe, hari ibintu biraza bikanyica, noneho nkabyimba ndikagera imbere iriya, ariko nkasenga Imana, nkarambikaho ibiganza ngasenga Imana, kuko n'abandi ntacyo bashoboye. Kandi reka mbibwire, hari abajya bagakirirayo, ariko twese ntabwo ariko bimeze imbere y'Imana. Niba waremereye Imana uti Imana ninjye nawe nkenyera, kandi Satani azakwigirizaho nkana, ariko noneho nanakwigirizaho nkana, hagarara kigabo. Haleluya. Hagarara kigabo, komera ushikame, Yesu azakurwanirira kandi ntajyaneshwa. Satani yaratsinzwe, turabihamya. Abamukorera barushywa n'ubusa, umugabo wabambwe ku musaraba, izina rye ni Yesu. Yatsinze Satani, yatsinze Satani, yatsinze Satani. Satani nakajya batera ubwoba, umukiza Yesu yaramunesheje. Muze twishime tunezerwe, kuko Satani yatsinzwe. Amen. Haleluya. Kandi abayobozi banjye Imana ibaha umugisha. Uburengeye